dukurikirana umunsi ku munsi wo subscribe ndabishimiye cyane utarayikora ibi ni mwanya kugira ngo uyikore gibasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubice cyo mu gace umwami byayishuwe ntimahokora mu bice biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nkaba nagiye ikibungo hamwe bagendera bugataro ndetse nkaba najyanye na Maître Nzovu yanzindukiye arambwira ati twari tumaze iminsi tubipanga ati ngewe igihe nashakiye amafaranga cyangwa igihe nahigiye bikanga ariko uyu munsi maze iminsi mvugana na Mukasa muganga Mukasa uko wagiye akora byinshi bigiye bitandukanye arambwira ati ndaguhindurira ubuzima. Ubu rero nkaba ndi kumwe na Maître Nzovu twageze kwa Mukasa yaduhaye karibu nubwo utaragera kuri kamera neza bimeze bite? Ni sawa rwose kandi Kiroso ibyo wakoze nibyo koko nindamuka mbonye ubwo butunzi bitewe n'ubuzima nabayemo nkina amafilime nkina amakomedi njya mu itangazamakuru ariko ntacyo na kimwe nigeze ngeraho. Nzovu rero kugira ngo abantu babone kuko wa mugani ko Nzovu turi kumwe ugiye guhindurirwa ubuzima nanjye ntago ndi bukureho kamera za sawa ziragumaho kugira ngo abantu bashe kwibonera ibyo ari byo. Muganga Mukasa nawe muganga umeze neza? Meze neza biteshakana amahoro. Ubu ukaba ugiye guhindurira Nzovu ngo ubuzima amaze yahamagara ambwira ko yagiye abona abantu benshi nahinduriye ubuzima kandi bamuhaye amakuru rero bahaye Nzovu yarambwiye ati se ko nkora amafilimi nkakora henshi kandi nkaba mbona warakijije abantu benshi abandi warabaguma bafite amamodoka abandi bafite amataje arambwira ati uyu mwana rero nanjye Mukasa ndi impano y'abantu yego isi nanjye cyane n'ipanga ukandagira hano biremewe n'inkweto se cyatuzikuremo muga tuzikuremo muga nose izanjye ziranuka reba zanashaje sinakwemere ko ngiye kuguhindurira ubuzima koko muga urampindura ubuzima ku buryo ngenda nambaye inkweto iki zikuremo humura ngiye guhindurira ubuzima bandita muganga Mukasa isi yose iranze wakana we bariya bose narabahaye tunagusuhuze niba byemewe gukora mu ntoki zawe oya insuhuza Kiro ndi kubona umeze nk'umuntu wagiye